buri muntu bamuhaga agakarito kuzuyemo amazayire. Kuzuyemo amazayire ni wibuka yarangahe? Twagiye kuyavunja mu manyarwanda dusanga ari 3,000 kandi cyo gihe twese tubinyirwa buri muntu yikorera nari umuzigo. Yesu yafashije ni kukunyiza abantu banyirukanga bari bashaka kumitana. 1 2 3 4 5 6 Turashimiye cyane inshuti mwese mukunda amakuru y'imikino yaba hano mu Rwanda, mu karere, muri Afrika ndetse no hanze. Kuri uyu munsi Infosport Rwanda twashimiye ko twakira abanyabigwi kugira ngo tubaganirize. Bafite amateka akomeye cyane aremereye, bafite umwihariko kuba ari bo bantu batangije umukino w'iteramakofe hano mu Rwanda. Ni impanga baraza ko twibwira, ngira ngo reka tubahe ikaze. Murakoze kumijambo. Rutikanga Ferdinand, ngaba ndi umunyarwanda, nkaba mvuka yari komi yitwa komini Ruhondo muri prefecture ya Ruhengeri, ni kuva yari mu karere ka Musanze, hano yitwa hariya ku bahita ko ni ku Emera Ruhondo, ni kavukire. Tukaba turi impanga, tukaba ababyeyi bacu bagiye kora muri mini zikatanga hanitwa Kipushi n'umujyi wa Lubumbashi. Uwo mukino niwo narawize, ngerageza ni kuba wa mbere muri 1974 muri komini twa komini imwe iba muri Lubumbashi. Cyo nari muri gace bita kategori ko mu iteramakofe bita boxing, haba ibyiciro bitwa za kategori. Cyo nari wa mbere muri komini imwe ya Lubumbashi, ndi muri kategori twa plume, niva ni baba y'inkoko kuva ku biro 56 kugeza kuri ibiro 57. Eho bigarutseho uri kumwe n'impanga yawe nawe turamwakiriye. Nanjye nitwandagije Mana Sylvain, twaravutse le 12 avril 1956 ari muri paroisse ya Rwaza muri maternité ya Musanze mu Ruhengeri. Nibyo koko umukino w'iteramakofe niwo wawuzanye mu Rwanda? Nije nawuzanye mu Rwanda, mukuye Lubumbashi na Kipushi, muzanye mu Rwanda byari muri 1972. Icyo gihe nigeze no kwandikira ministre mu gihe cya president Kayibanda, yitwa Kapiteni Bizimana, ntabwo yigeze ansubiza, birambabaza ko icyo gihe Republika ya Zaire yategura ba umukino w'iteramakofe w'isi. Icyo gihe wabuzaga Mohamed Ali, Cassius Clay na George Foreman. Umukino wabereye Kinshasa kuri stade ya 20 Gicurasi. Banze kunsubiza, byansabye kongera kwandika amabaruwa. Nandikira icyo gihe ko hakurikiye umwaka ukurikiye ni wabaye coup d'etat ya Habyarimana, bahindura ministre wa urubyiruko wa jeunesse n'uwari ushinzwe imikino yari komanda Rwagafirita. Tumwandikira ibaruwa, turi kumwe na murumuna wanje n'amabaruwa turayafite hano, inyuma abona kudusubiza. Mwamwandikiye musaba iki? Tumusaba kugira tuzane umukino w'iteramakofe mu Rwanda, kuko gihe tumva mu Rwanda bakinaga, tumva equipe ya Panther bakinaga umupira w'amaguru, tukumva mu basirikare bakoraga imikino yo gusiganwa yitwa atletisme, n'indi mikino za basket, imikino y'amaboko na volleyball. Iteramakofe na karate byari bitari byagera mu Rwanda. Ferdinand, dusangize gukina umukino w'iteramakofe muri icyo gihe muri Kongo, mwawinjiyemo mutemede kugira ngo muwinjiremo mutangire kuwukina. Byagenze bite? Byatewe nuko se mwabonaga abana muri quartier bawukina? Byagenze bite? Twe twabutuye ahantu hitwa kuri Maison de Jeunes, abantu barabaye Katanga bashaka bari kunyumva bari no kundeba. Twabatuye na Maison de Jeunes yabaga haruguru ya nitwa Katapula. Hariya Maison de Jeunes yari inzu y'urubyiruko, kuryo abana bababyeyi bakoraga muri mini baje gucukura amabuye y'agaciro. Icyo gihe je kamine cyangwa Union Minière du Katanga yitwa IMEC yagiraga amazu kugira ari mu biruhuko, ari nyuma y'amasomo ko twari abanyeshuri twaje kuri Maison de Jeunes twaje gukina imikino inyuranye.
ari umukino w'umupira w'amaguru, ari abacuranzi kimwe n'abari bitwa basoso mado wanjenje muri orchestre Impala, nawe bigaga hariya turi kubareba twese turi abana. Kandi icyo gihe nabifite n'amahirwe bite ko twari bari gutegura umukino w'isi wagomba kuza Mohamed Ali na George Foreman ikinshasa. Wabyari bishushe cyane, President Mobutu kuko mwendo wazabanga ni wari wangije kwemera ko umukino ugomba kuba ikintu kigomba kugaragaza kugira isi yose irebe ikinshasa. Kandi yerekane ko baraba Mohamed Ali na Foreman igisekuru cyabo gituruka muri Afrika, bamenye inkomoko zabo. Inyuma ngira n'amahirwe mu batera makofi twa dufite aho kipushi, twa dufite n'umutera makofi twa Kalamba Isumbu igeze kuba wa mbere ku isi mu itera makofi mu bantu baremeye hagati bitwa middleweight, ni kategori moyenne, ni hejuru y'ibiro 74 na 75. Uwo Kalamba Isumbu nawe twarakinanye ari ikipushi, agira amahirwe yo kuja imbere aba wa mbere ku isi muri mu yamakamba yisi yitwa World Boxing Association. Wajyanyemo na mukuru wawe cyangwa se nawe nuko wabonaga abana muturanye bakina, niki cyatumye winjira mu mukino w'iteramakofe? Kumva Mohamed Ali Cassius Clay yatumye dukundira mukino. Ni umuntu afite discipline mu rugo rw'imikino. Madame Kawera rakunda kubivuga radio Rwanda turayumvaga turi Lubumbashi Eugenia Kawera ni wavuga urubuga rw'imikino. Bakuru na Pierre Celestin Wimana hamwe na Nzabonima Abdallah mu Giswahili. Myaka 15 twatangiye box ari Lubumbashi. Kumva radio mu Rwanda, radio Rwanda twayumvaga neza, nta kibazo cyari gihari. Babyumvaga mu ruhame nta kibazo. Kandi abanyarwanda bari benshi. Kandi twavuga ko iriya mikino tuyigire hano tuzayijana iwacu base mu Rwanda na yari ihari kandi yari ibujije. Bari abasirikare ba mbere baravuga ko imikino ibujije mu Rwanda, igomba abasekarije n'abarizinde bakora imikino n'iyamabandi igomba no gutirwa mu Bigogwe muri centre d'entraînement commando mu Bigogwe, kandi abantu bamwe atari abasirikare bose baba commando. Byari bikomeye icyo gihe. N'abajepe barinda president cyangwa abanyeshuri muri université. Sekarije aravuga ko n'inkana zikirwana. Na munyarwanda urwana n'undi atamwe urwagwa no baduciraga umugani. Na munyarwanda arwana afite ikibando amakofi kuki muri bapfuye. Umva ko mu Rwanda byari bibujije, sur le sol rwandais c'est interdit. Lizinde yanadufashe atujana muri kasho arakumuyima tumara amasaha 3 apro batujana muri president inkari zuzuye bafunzwe amasaha 3 kubera boxe tumureka amabaruwa ya ministeri abona guturekura turi defanda. Icyo gihe babafataga nk'amabandire, babifataga kimwe n'amabandi, kimwe n'umubandi wari ukomeye hano mu Rwanda witwa Fize Shimwa, ushaka mwaramumvaga n'uwitwa Rutare, baramabanda akomeye hano muri Kigali bakubitaga abasirikare ba Byarimana. Niko babafataga mu cyiciro kimwe nabo nyuma tugegeza tubereka amabaruwa turi defanda dutanga n'ingero babona guturekura turataha. Wari urimo dusobanurira kumva urubuga rw'imikino byatumye mujya mu gukina box? Byatumwa natwe bose mu gihugu cyacu bite ko batawukina, kandi tukomeze tuwigire hariya tuzaze mu gihugu cyacu tutangire. Tutangira no twahuraga n'ubuyobozi bubi butuvuga ko birabujije, tukabandikira amabara turi abanyeshuri Lubumbashi tuje muri vacances, papa baje muri konje tukazana tukandika amabara tukibutsa abayobozi. Nige twazaga mu mujyi wa Kigali twakoraga ikintu gitwa footing, kwirukana mu mujyi wa Kigali wose, abaturage bose bakatwirukaho n'isoko ya Nyarugenge mumaze kwandikira rero ubuyobozi amabaruwa menshi atandukanye, barabemereye byagenze bite? Bagenda batubwira arimo indi baruwa bageze kunyandikira ko ndi gutegereza mu Gifaransa ni kwa création d'institut ad hoc, ko ndi gutegereza sinzi ari umuryango uyu n'uyu no bazari uburyo bashaka kuzashiramo iteramakofe box. Bari ibintu byo gutegereza, bakomeza kutubwira ko mugomba gukomeza gukora imyitozo mugire na discipline. Dutegereza iyo
iyo nani batubwiraga iyo institution bazashira mu Rwanda. Bamaze kubemerera rero muratangiye byagenze bite? Nta bibuga nta ibibuga birumvikana bite ko twakoze umukino wa mbere wabereye mu Rwanda, wabereye kuri lycée Notre Dame de Citeaux, ni ishuri ry'abakobwa ari bari i Kigali. Cyo gihe ryayoboraga n'umu directrice na n'ubundi kumushimira witwa Sir Frida, yari umubiri gikazi n'umuntu wemeye kugira twerekana iteramakofe ku butaka bw'u Rwanda. Cyo gihe abantu bari baringaniye dukinira muri lycée ya Notre Dame de Citeaux. Icyo gihe babashinzwe iperereza nabo bari baje kuneka bavuga ko aya mabandi reka turebe kuri ari gukina. Nabo bageze abarumirwa basanga twarakoze imikino myiza, dutangira gutwana duto dufite ibiro 43 tuzamuka n'abari bafite ibiro byo hejuru. Abana berekana umukino wo gukwepa kuzibukira niki barumirwa. Abantu muri service centrale de renseignement bashinzwe iperereza bavuye ari abumiwe. Nano mu directeur wabere ministere ya y'urubyiruko na siporo nabo baramuheje nawaza kureba, bari baje kimwe n'abantu baje kuneka basanga ari ibintu bidasanzwe. Basanga ko dufite abantu batanga amanota bita bajije, basanga n'umusifuzi ari muri ring ko twakoze na ring ari mu Kinyarwanda bita kidasesa. Naki tugifite kimigozi n'ibyuma twari twakoze, twerekana gahunda, twerekana ko aya makofe batere twa za direct za jab n'amazina y'ingumi tuzerekana n'uburyo kuzibukira makofe no gukwepa. Tubereka ko ari ahantu hawuje gukubita n'ahantu hene gukubita. Tubabwira n'ingumi batera muri boxing. Tuvuko mu mukino ugira amategeko kuryo mwashaka gutera ingumi munsi y'umukondo na makosa, uteye ingumi urangije kurenza hano mu gutwi na makosa, na hano hejuru y'umutwe n'inyuma harabujijwe. Noneho twinjire noneho mu mukino nyirizina mutangiye noneho muremewe mutangiye gutoza abana. Amarushanwa byagenze bite? Mwigeze mutangira gutegura amarushanwa? Mbere babona kugira tubanze hano Kigali ku bantu bari batuzi, twabanje no gukina mu mashuri kugira dukundishe uriya mukino. Dukina muri lycée, naja no kwigisha muri lycée yo mu Rugunga, tuja no gukinira kuri College Saint André Nyamirambo. Twabanje gusensibiliza mu mashuri, tuja no gukinira na hano kuri Gicukiro kwa Padri Ninde uriya umudage nawe twahagiraga no yari uburyo yarafite equipe y'abascout. Ari nawe twarayigisha baramo ari ya Gicukiro. Tujye noneho mu iteramakofe noneho mu guhagararira u Rwanda. Ese wigeze uhagararira u Rwanda? Twagiye mu bira bihugu twavugaga Tanzania, Congo, Yatuganiriye, tuja ni Bujumbura, tuja ni muri mikino ya kane Afrika rabe Nairobi muri Kenya muri 87. 4 Jeux africains. Gute duhere kuri wowe wakinaga mu kiciro cy'abafite ibiro 70 niba nibuka neza 60. Cyanjye naraherekeje umwe yakinye arabasobanura. Wowe ntabwo wakinnye waraherekeje. Icyo gihe uhagararira u Rwanda Rutikanga witwawe gute mu mikino? Mu mukino w'iteramakofe mpuzamahanga wahuzaga u Rwanda na Tanzania wabereye kuri stade twa Kaitaba muri Tanzania. Mukino wa mbere kuri Pwakoko kuri round ya mbere yaje kugarika mu Tanzania mbere yo kuririmba indirimbo zubahirije igihugu. Babanje u Rwanda, icyo gihe u Rwanda rwacu bararuririmba. Icyo gihe niyo indirimbo yubahirije igihugu twadufite, hakurikirana Tanzania yo mu Giswahili. Icyo gihe stade Kaitaba yari yuzuye, ari na guverineri w'intara ya Kagera yari arimo akikijwe yarinzwe n'abasirikari. Bose barumiye ko narasimbukiye mu Tanzania mukubita amakofe 6 1 2 3 4 5 ahita yikubita hasi 6 yose bara yadasubiza bahita babara basanga ubwenge butari bwagaruka, bahita banzamura ukuboko hejuru, bahita bakuzamura. No kuvuga ngo wamutsinze muri knockout kuri round ya mbere. Round ya mbere knockout, amakofe 6 adasubiza. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Muri box nabyo birashoboka kandi iyo system Mark Tyson nakunda kuyigira. No kuvuga ngo wowe ugatangurira umugenzi wawe atari yasobanuka neza ukahita umukubita ingumi zishobora kumerera nabi y'urufaya akabona yikubise hasi.
amakofa ngahe bamuteye Rutikanga? 1 2 3 4 5 6 mu cyongereza. Nyuma ya Tanzania nta wundi mukino mpuzamahanga wigeze witabira witwayemo neza? Hari mu mukino mpuzamahanga w'ibiyaga bigari yitwa Tournoi de Pays de Grand Lac. Umukino wa mbere wabereye Goma kuri Sine Virunga, dukora umukino mpuzamahanga wa kivandimwe kigitwanganyije na Zaire Congo mu manota. Nyuma umukino wo kwishobora kuri stade Umuganda ku Gisenyi. Kigiye stade Umuganda yari yuzuye, stade yuzuye ugiye guhangana n'umuzayirwa witwa Kabange Shakabange Kasha. Ari umukino wa gishuti wa kivandimwe muri tournoi yaga bigari arimo u Rwanda, u Burundi na Zaire. N'icyo gihe yari Zaire yo twakinanye nayo. Stade Umuganda yuzuye, umukino wa mbere wari wabereye Goma muranganya, wari umukino wo kwishyura. Byagenze bite? Umukino warangiye gute? Icyo gihe umuzayirwa naramwitondeye cyane, round ya mbere nagiye kumenya amakosa ari gukora, ndi kumukubita jump mu maso, mwiruka nkasubira ku mugozi, nkakoresha jeu de jambe na tactique ya Muhammad Ali. Namukubita tata jump nkamuha rimwe nkahita nisubira inyuma nkagwa mu migozi. Nyuma round ya mbere range ya kabiri ni namusimbuke mukubita amakofe 4, icyo gihe ururimi nararuciye bahise bahagarika umukino. Ururimi rw'umukino uraruca? Kubera ingumi namukubise ahantu habi, namukubise ingumi nyundo, abagoyi barasakuza bo ku Gisenyi nabako uyu munsi uranywa nane kitwa yanzoga yabo y'ubutunda. Bose barananubashe ko bari kutumva bamwe barabayobaka. Ndamutsinda, ibendera y'u Rwanda barayizamura. Byari kuri round ya kabiri uramutsinda umucururimi. Ibyo bintu byarayeho? Yabaye na muzabaze na Croix Rouge ya Congo yazaye nayo yari yambutse izana na n'uburiri yitwa Blancard no bamushizeyo babona kuri buryo baramudoda. Muze Rutikanga ingumi wamuteye yari mu buhe bwoko ku buryo ishobora kumucururima? Naramukubise direct ebyiri 1 2 imamu zamura na uppercut, ingumi itwa uppercut ni nayo mukubise hano habi zari 1 2 nakubise rimwe kabiri imamu zamura uppercut ni yahise zamura menyo ye ahita yiruma. Nari bite ko byagenze byavuga nibyo? Nibyo bite ko kera bakubitira cya gifuka cy'umucanga n'icyatumye yagira zambaraga igifite 30 kiri hejuru kandi ukagikubita wambaye band velpo, bituma muki gihe nabakirikora mu gihe cyacu n'umamba amaboko yacu yari ikomeye kurusha muki gihe. Icyo gihe wahembwe iki usibye kunywa ubutunda? Ese bwo warabubonye abo bagoyi baje kubuguha ubutunda? Baje kuruma biteko nanzoga nkwa abandi bakinyi bacu bamwe banywa nibo barakomeje gukora umunsi mukuru bari inkwera. Nta kindi gihembo watahukanye uwo munsi? Umukino wararangiye utsinda umuzayirwa, byarangiriye aho nta gihembo wahawe? Abayobozi bari muri stade ntacyo baguhaye? Ikintu baduhaye na amafaranga baduhaye y'amanyarwanda ku mukino wa mbere tunganyije na Congo, ho buri muntu bamuhaga agakarito kuzuyemo amazayire. Kuzuyemo amazayire? Ni wibuka yarangahe? Twagiye kuyavunja mu manyarwanda dusanga ari 3,000 kandi cyo gihe twese tubinyego buri muntu yayikorera nari umuzigo amazayire. Twabwo tugiye gukira tugiye kureba dusanga tageze ku 3,000. Icyo gihe uratsinze baguhaye ikarito y'amazayire ugiye kuvundisha kandi barutera bikundusha bagiye kuyavunja dusanga ntabwo ari na menshi cyane ni 3,000. Iki gihe mwabyifasha mu byadutangaje ko amafaranga yari afite agaciro nabyo na 3,000 nabyo ari nabyo. Inyuma tugeze i Kigali mbona na Minisitiri w'icyo Ndindirimana Augustin yari Minisitiri w'urubyiruko ushinzwe na sport, arandamutsa cyane ahitama nani isashe yarimo nani imyambaro ya sport training yuzuye, ahita yimara ba felicitation ko waraga wakoze neza wahesha igihugu ishema. Muze Rutikanga mwigeze mutekereza gukina
ukinana n'impanga yawe umukino twavuga utireka twipime turebe no twarabikoze murabikurikiranye twarwaniye muri convention murabikurikiranye Santa byari nijoro hafi mu masataro z'ijoro kigena natsinze umukino bamaye igikombe cya zahabu. Nizere ko utamutsinze 1 2 3 namutsinze ni kumanota kubera icyo wamubabariye we utamugereyemo bitaga ingumi n'undi ko nashaka kugwa hasi yasharaguye hafi kabiri nyuma mbona kugabanya gatoya wagiye uzanamo ikivandi ibintu by'ubuvandi byo yumvika umukino wo gusezera ruko cyagutsinze kandi uri mu cyiciro kisumbuye icyawe wakinaga mu cyiciro cy'ibiro byinshi wakina mu cyiciro cy'ibiro biri hasi yawe kuki yagutsinze byagenze bite wari umukino wo gusezera no kumukino wo gusezera ni nka demonstration yukorekana ko turi abasaza tumena ari bunye tushaka kwerekana abanyarwanda ko duseze ari ari kuva ko watinye kumukubita bijyanye n'icyiciro wari urimo myaka 64 na urebe n'abashampiyona batayizo na mu Rwanda ufite ya myaka yari umuhango ariko bavuga yari umuhango bite kuri ya myaka na muntu wanakina bite kuna mitozo duheruka na kwirukanka na za footing na kubita imifuka nuko twatuje kuri umuhango gusa dusezera abana n'abuzukuru ngo mukino muri convention ari kindi gihe nakunda nikubereka ndi gukina amakofu ndi kubereka ikimenyetso cy'umusaraba kuyanerekane abagatolika bose bo kwisi na Papa Francisco kugira nabikurikira ari Vatican nakubitaga ingumi guca ndi gukora n'ikimenyetso cy'umusaraba umukino muri convention center wagiye ko nabikoze cyane abantu barishimye barumiwe bya n'abapadiri baze kumfana n'ababikira mu kiliziya gatolika bite ko nta numwe nigeze mbona sinzi ko byagenze narabatumiye muri Kit Radio mvugira no kuri amahombezi muri Radio Rwanda batumira kugira bazaze haje abandi bakena mukristo wacu wa kiliziya gatolika yaje kugira muri ko ngiye gusezera kandi ndikora n'ikimenyetso cy'umusaraba kuki mwategereje kugera mu zabukuru kugira ngo mukine umukino hagati yanyu nk'impanga kuki mutakiniye mukira abasore cyagiye mugikomeye kugira ngo murebe noneho ninde utsinda mu gihe twabisabaga cyane mwaratinyana twabisabaga cyane nka federation tugira nayo ikibazo ejo bundi n'uri ya Maître Theo ni wadufashije kugira dusezere ku mugaragaro nakoraga za footing kwiruka mu mihanda no kubita umufuka w'umucanga bita pitching bag no gusimuka umugozi kugira ngire amaguru abanguka kumwe kuri Mohamed Ali rakoraga gukinisha amaguru kimwe n'akanyugunyugu no kubita ingumi kimwe n'uruyuki noneho utwereke pitching bag iyo urimo uritoreza kuri pitching bag biba bimeze bite duhemo nk'urugero wenda niyo waba wicaye gutyaho utwereke uburyo iyo uri muritoza kuri pitching bag ubigenza gute ufata garde yawe ugatera 1 2 jump uvugira mu mazuru uppercut crochet jump 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 si jump 1 2 1 2 1 2 1 2 2 gukubita hasi ukazamuka hejuru 1 2 good jump jump si jump si jump 1 2 gucyo aho uri mu myitozo mba ndi mu myitozo uko bigaragara ngiye nkurikije uko urimo urakora imyitozo rwose ukiri umujene ubanza warakoraga imyitozo ku buryo umuntu akureba akagubana birumvikana nige twagiye ni Burundi ibujumba tugiye gukora umukino wo kwishura twakoze eshofema abarundi bahise bagira ubwoba mwageze mukoze imyitozo barebye imyitozo yanyu baratinya kuko mushobora kuba mufite ibyuma mu maboko so nakanango turi kwemera ko muri abanyarwanda muri bakongomani tujya tubereka irangamuntu na laisser passer bari mu marushanwa baramanika tubana n'umunyamakuru twa Tarsisa Rerimana muri urubuga rw'imikino mu gifaransa ni watuganirije kwisamiriza y'u Burundi turi hejuru muri etage aratubaza mu gifaransa turaganira ko turababaye twaturutse Kigali tuvuye ko tuje gukina n'abavandimwe babashinga ndahe mu rukino rwo guterana ingumu none umukino barawusubitse namwerekeye byari byiza
tubyari kuri ambasaderi aratwakira n'icyubahiro byaranashimishije aduha n'imodoka Benz ya ambasade niyo yatuvanye Bujumbura iranatugarura n'icyubahiro. Rutikanga, reka duse n'abagaruka noneho mu buzima busanzwe. Abantu usibye kuba warakinnye umukino w'iteramakofi banakuzi no muri Telecom House mu biganiro, byagendaga bite kugira ngo bagutumire muri bira biganiro? Kubera ko nakunda kubasetsa niyo mpamvu nazanye hano agapapuro ko kugira mbabwire ibyo nakunda kuvuga muri Telecom House. Ngo wigeze gutelefona ushaka kuvugana na president kuri radio? Nibyo? Oya, ntabwo nigeze mubona president wa Republika keka face ready Janet Kagame we naramutelefone bite ko yaranasetse ari ibintu namubazaga byerekeye bya sida. Mwaravuganye imbona nkubone cyangwa kuri telefone? Wahamagaye kuri radio Rwanda, icyo yari muri studio ya radio Rwanda, nyuma mubaza byerekeye bya sida. Ariko icyo wibuka cyo wara mu telefone baraseka? Yarasetse cyane bite ko namuhaye icyubahiro nyuma mubwira n'ahantu ndi mu busitani bwa USAID. Kuki mwategereje kugera mu zabukuru kugira ngo mukine umukino hagati yanyu nk'impanga? Kuki mutakinnye mukira abasore cyagiye mugikomeye kugira ngo murebe noneho ninde utsinda mu gihe? Twabisabaga cyane, mwaratinyana? Twabisabaga cyane nyuma federation tugira nayo ikibazo. Ejo bundi ni ya Maître Theo ni wadufashije kugira dusezere ku mugaragaro. Twabisawe kuri muzee kwizi ni yarabidushujije ko tuzahura gusezera cyangwa ahure n'umuganda w'umusaza. Kensa abuze umuganda w'umusaza navuze ko tugomba gukina twenyine. Ase umuganda yaragize ubwoba. Umuganda yaragutinye kuko yarazi ibyo bigwi byawe byo guca abantu, guca umukinnyi ururimi no gutsinda mu Tanzania. Nanje nategereje nyuma tubona ku munota wa nyuma kuboneka. Cyangwa ko banzani umusaza nawe afite imyaka kimwe nanje nyifite 64 dukora umukino wo gusezera. Nawe yari kabuhariwe. Wari umwiteguye ute? Nari mwiteguye, nakoraga za footing, kwiruka mu mihanda no kubita umufuka w'umucanga bita pitching bag no gusimuka umugozi kugira ngire amaguru abanguka. Kimwe kuri Mohamed ari yakoraga gukinisha amaguru kimwe n'akanyugunyugu no kubita ingumi kimwe n'uruyuki. Noneho utwereke pitching bag iyo urimo uritoreza kuri pitching bag biba bimeze bite? Duhemo nk'urugero wenda niyo waba wicaye gutyaho utwereke uburyo iyo uri muri toza kuri pitching bag ubigenza gute? Ufata garde yawe ugatera 1-2 jump uvugira mu mazuru uppercut crochet jump si jump 1-2 1-2 1-2 de gukubita hasi ukazamuka hejuru 1-2 good jump si jump 1-2 gutyo. Aho uri mu myitozo? Mba ndi mu myitozo. Uko bigaragara ngiye nkurikije uko urimo urakora imyitozo rwose ukiri umujene ubanza warakoraga imyitozo ku buryo umuntu akureba akaguha. Birumvikana. Nige twagiye ni Burundi ibujumbura tugiye gukora umukino wo kwishura, twakoze eshofema abarundi bahise bagira ubwoba abashinga ndahe mu rukino wo gukubitana ingumu nuko abarundi bavuga boxing. Twagezeyo twanga gukina kubyo na ambassadeur wacu yarababaye dusubira mu Rwanda tudakinye bavoko twasanze batiteguye kandi niwe wadutumije. Mwagezeyo mukoze imyitozo barebye imyitozo yanyu baratinya? Baratinya bako mumushoka mufite ibyuma mu maboko. So nakana turi komera ko muri abanyarwanda muri bakongomani tutatumureka irangamuntu na laisser passer. Bari mu marushanwa baramanika tubona n'umunyamakuru twa Tarsis Arerimana muri urubuga rw'imikino mu Gifaransa ni Yatuganirije kwisamiriza y'u Burundi turi hejuru muri etage aratubaza mu Gifaransa turaganira ko turababaye twaturutse Kigali tuvuye ko tuje gukina n'abavandimwe babashinga ndahe mu rukino rwo guterana ingumu none umukino barawusubitse. Namwerekeje byari byiza tubyari kuri ambasaderi aratwakira n'icyubahiro byaranashimishije aduha n'imodoka Benz ya ambasade niyo yatuvanye Bujumbura iranatugarura
n'icyubahiro mukora imyitozo bayirebye baratinya baravuga ati ntabwo byaranadushimishije. Ambasaderi gusa abashyitsi bakuntu bari baje yahise abasohora tubaduha icyubahiro cyo kwinjira muri kabine sans audience. Niyo nabona ko n'icyubahiro yaduhaye kuko abaduha n'imodoka ya ambasade ifite ibendera n'iyatuganiriye. byari muri 1985 mu gihe cya Perezida Bagaza. Rutikanga, reka duse n'abagaruka noneho mu buzima busanzwe. Abantu usibye kuba warakiriye umukino w'iteramakofi banakuzi no muri Telecom House mu biganiro, byagendaga bite kugira ngo bagutumire muri bira biganiro? Kubera ko nakunda kubasetsa, niyo mpamvu nazanye hano agapapuro ko kugira mbabwire ibyo nakunda kuvuga muri Telecom House, ko twakoranye na Radio Rwanda hafi imyaka 10. Icyo gihe nabanje gutelefona nkora kuri side munsi ya Kigali. Icyo gihe twakoranye na Radio Rwanda, byari mu gihe cya umunyamakuru twa Paul Gilles Ndamage, ari mu bantu twatangiranye n'uwitwa Justine Mugabo. Niyo umuntu wabanjije gukora ikiganiro kitwa Kubaza Bitera Kumenya. Kumenya bitera kubaza. Niko yatubwiraga icyo gihe. Uvuze gukorana nabo, wari ufitanye amasezerano na Radio Rwanda? Ya ambasaderi bitewe no gutelefona. Nakunda gutelefona cyane, ndi kumwe n'umugabo witwa abantu bakunda gukurikirana, harimo Bikabyo original w'Ikarongi, twakunda gutelefona cyane dukurikiranye na Muhanga Ningi, umunyamakuru wa Radio Rwanda Orenfo, icyo gihe yakorera ku Kibuye. Ngo wigeze gutelefona ushaka kuvugana na Perezida kuri radio? Nibyo. Oya, ntabwo nigeze mubona Perezida wa Republika, keka Face Ready Janet Kagame, we naramutelefone bite ko yaranasetse, ari ibintu namubazaga byerekeye bya sida. Mwaravuganye imbona nkubone cyangwa kuri telefone? Wahamagaye kuri radio? Kuri Radio Rwanda, icyo gihe ari muri studio ya Radio Rwanda, nje ndi kuri side Rwanda mufatishe nyuma muha icyubahiro cye, nyuma mubaza byerekeye bya sida. Nangire mbabwire bimwe mu byo wavugiye mu kiganiro wabagurimo muri Telecom House. Urwenya ku bitekerezo bya Rutikanga. Nitwa Rutikanga Ferdinand, ndi mu busitani bwa USAID. Nije watangije iteramakofi mu Rwanda. Nakubise umuntu ingumu, idarapo ry'u Rwanda rirazamuka. None niramfite ibibazo hamwe n'ibitekerezo shaka gusangira n'abayobozi n'abanyarwanda bose. Ferdinand Rutikanga yigeze guhemberwa kuba mu bakunzi ba Radio Rwanda kandi batanga ibitekerezo. Ikibazo cya mbere, kuki bashira antivirus muri mudasobwa ariko nibashire mu muntu ngo irwanye virus HIV kandi umuntu ari we ufite agaciro kanini? Nicyo kibazo cya mbere. Nicyo kibazo cya mbere nabaje ndi muri Telecom House. Icyo kibazo wakibajije nde bwana Rutikanga? Minisitiri w'ubuzima. Icyo kigwa ni mu gihe cyaba Rome Murenzi gucyo ibintu nk'ibyo yarashinzwe, ari mu nabyerekeye by'ikoranabuhanga. Icya kabiri, bavuga ko VIH y'icya abasirikare barinze umubiri w'umuntu. Niki Minisiteri y'Ingabo ikora mu kurwanya virus ya HIV ikomeje kumara abasirikare? Cyari ikibazo cya kabiri. Icya gatatu, turashima leta ukuntu yashize umwarimu sako kugira umwarimu azamuke. None mu rwego rwo kurwanya ingeso mbi y'ubujura, nta kuntu twatekereza gushiraho umujura sako? Cya gatatu. Icya kane, bwana Minisitiri, tubashimiye ukuntu mukomeje gukaza umutekano. None bwana muyobozi, ziriya mbwa mwazanye zigendana n'abapolisi nazo zishinzwe umutekano, tuzaja tuzita abapolisi b'imbwa cyangwa imbwa z'abapolisi? Mbibajije mu buryo bw'ikinyabufura kandi Kubaza Bitera Kumenya
kumenya bitera kubaza ni mu kinyabufura nta muntu dututse murakoze. Icya gatanu kubera icyorezo cyateye cya viole no kwangiza abana b'abakobwa nje nkaba mbona ko umukino w'iteramakofe wafasha guhasha iyo ngeso mbi. Abana bose abana b'abakobwa bose bazaje bigisha uyu mukino maze bazaje batera amakofe abaza kubakorera viole no kubangiza. Nicyo cya gatanu. Icya gatanu tukaba cya nyuma barahise bansubiza ihangane muzehe umwanya twahaye iki kiganiro hano muri Telecom House ni muto cyane, reka bagusubize ibyo nacyo murakoze. icyo gihe bagusubije gute muzehe Rutikanga? Ibyerekeye kingwa z'abapolisi bansubije mu buryo bwa diplomasi, kandi icyo gihe yari umuyobozi wa polisi y'u Rwanda Emmanuel Gasana mu polisi y'u Rwanda. Bansubije mu buryo bwa diplomasi. Nambwira ko biriya bintu tuzareba ikinyarwanda nyako tugomba kubwira ko ziriya mbwa tuba tuzifite tuzagushakira kuri tugomba kuzita. Wowe wari wazise? Na kuri kindavuga ko je narize muri système y'abafaransa bata le chien policier niko ni mu gifaransa ko ningwa zibana n'abapolisi kandi ziba zifite amapete kandi ziragaburirwa kandi zivumbura ibisasu ikanombe ziba ziri kumwe nabo. None izo ngwa niki zifite n'amazina bazita mu cyongereza sinza ari Charlotte niki na ziba ziri kumwe nabo. None izo niki ziba ziri ku ruhande rwabo kandi twe ni mu gifaransa ndi kubabaza. None mu gifaransa mu kinyarwanda nyacyo kamere niki tuzita ko ari iki n'imbwa z'abapolisi n'abapolisi bimbwa. Abantu barasetse muri Telecom House mu itangazamakuru gukina iteramakofe hari icyo byabagejejeho. nje ndikora ko ni mikasiro mu Rwanda nageze kubona na President Habyarimana byari mu gihe cya mbere mu bayobozi bo hejuru. Ubu naho nagize amahirwe bityo President Paul Kagame ntabwo namubona mu maminisitiri b'intebe nigeze kubabona nakirwa na Bernard Makuza niwe hanuriye muri ministere y'intebe. Muri Telecom House wabonanye na General Kabarebe n'abari ikibazo namubajije cya kiteramakofe n'abandi ba ministre. Cyari ikihe kibazo? Cyari ikibazo kiteramakofe idatera imbere mu Rwanda no mu gisirikare n'ibintu nk'ibyo ni kubera iki? Yagusubije iki? We yaransubije ko bazakomeza kureba hano bipfira bayitera imbere bayiteza imbere. Kiwowe sigiye abantu umurage wawe gukina iteramakofe. Hariya imasaka narifite club yanjye biteko yaratangiye neza nyuma cikintege arimo abanyonzi twarakina na gato ubuntu ubuzima gatozi bw'umurenge wa Masaka nari umutoza federation mani bikoresho president wacu twashizeho yahise yegura biracika birasenyuka. Kandi yanifite n'umukobwa wanje nawe yarawukinaga yarasohotse n'umumvaho ndayibereka. Yari muri club yanjye ya Masaka Amateur Boxing Club. Hari umuteramakofe ngira ngo maze iminsi akunzwe bita Mayweather Floyd turamukurikirana cyane ngo ari no mu icyiciro kinamo nicyo cyiciro cyawe niba ntibera. Dushaka kuba mu cyiciro no biteko nje ndi hasi we yari muri za super yari muri kategori welter cyangwa super welter ni muri za 67 68 wari hejuru yanje. Je Mayweather akunda kunsetsa nige twavugana muri kubaza muri nani muri rubuga rw'imikino nize kubibira Patrick abarugira ko Floyd Mayweather kino akunda kudusetsa ko avuga ko aryama mu madolari kona lala mu madolari mu Giswahili ni kino akunda kudusetsa wabo ko ararwana akavunika cyane bakaja kuryama mu madolari menshi aba yakora akaryama nje banga Floyd Mayweather yatuzaniye.
uramwemera ariko kuko ngira ngo afite n'agahigo koko yaramaze imikino 50 adatsindwa bya nibyo kandi ni umutekinisiye mwiza amaboko ye arayakoresha yose neza arabanguka mu maboko yose no mu maguru n'umukinyi mwiza meze kimwe na Mark Tyson ni tekinisiye mwiza muri mwiteramakofi wowe Mark Tyson ntabwo umufata nk'ikigero nawe ari mwiza bite ko niwe wabigeze kuba wa mbere akiri umwana afite imyaka 20 nawe na amateka bite ko yarakubitaga abantu batari bagura amatike bandi batari binjira kuba yahagaritse kare yakubitaga garika no count kumva ko umuntu yamuwereje umukino utari wagera kuri nagira ngo dusohoke buri wese asa n'ukoraho abantu agaragaza ubuhanga bwe gutyo mwicaye rwose ugaragaza ubuhanga bwawe mwiteramakofi kugira ngo n'abantu bakubona babone ko ibyo muvuga bitari ukuvuga gusa ariko no mu bikorwa mu bishoboye umuntu abikoreye ahagaze tari byo byiza ushatse wahaguruka bikora uko ubyumva rwose ariko se n'uwiyerekana iteramakofi ikintu cyambere bafata ni garde uri kureba ingumi bari hejuru nyuma kareba kaburuka hatu crochet en patate yendi kubikora ndi mu Gatolika ni kugirambire ko nemera Imana kandi gutera ingumi tujya abapadiri bashobora kureba n'ababikira bo n'umukino abantu batwigishe n'abapadiri baba Salesiani zangumye sheshatu izitera zangumye sheshatu 1 2 3 4 5 6 ni byiza kandi nashaka kugira fatanye n'abantu bakunda kumfasha mu gusenga ngeze kubagira ko narabanana na yandi masandali ya kera ikintu yarakoze yarayisamfata bitego cyo gihe ari abantu bafite imbunda bari kunyirukansa n'intare zinka ziri kwiruka yahise gufata kuwo kwagira guca aramfata aravoko ntacyo baragutwara bamwe kwa masengesho ikintu gikomeye ni mpamvu abantu bagomba gukomeza gusenga ari twavuze mu iteramakofi n'ibiki byose ari kindi Imana igomba kugaragaza ibikorwa byo kuyatuyemere kurabona ko bavuze ko Yesu niyo inzira nta muntu ushobora kwinjira mu ijoro atabonanye na Yesu nanjye naramubonye n'ibintu byo kumeza gushima baraba monastère baramwane bito mu gifaransa les moines bamfashe kugira binkomeze cyangwa nashobora kugira amahirwe mu bintu byo kwisime ngire ubuzima budatuye bwo mu ijuru umubona Yesu hari ubutumwa wenda yaba yaraguhaye bise mwaraganiriye cyangwa waramubona ikintu Yesu yafashije ni kukunyiza abantu banyirukanga bari bashaka kumitana murakoze cyane turabashimiye kuba mwitabira ikiganiro